navutse ku munsi w'amatora, navukiye mu bwiherero niko kera babwitaga, ntabwo ari ubwihugiko. Ubu ni ubwihugiko ariko mbere bwari ubwiherero. Navukiye mu bwiherero rero, ariko ubwiherero mvuze ntabwo ari ubwiherero ubutuzi, ni ubwihugiko bw'uyu munsi nibwo navukiyemo. Mama yambyariyemo aho ngaho, kuko hari n'abagenda babyara hirya no hino mu gihugu bari kwamamaza Perezida Kagame cyangwa se bari gutora. Twarabibonye hirya no hino mu gihugu, umubyaka mwita Kagame, umubyaka mwita muka Kagame, ibintu nk'ibyo ngibyo. Nanjye icyo gihe narabyawe mu bwihugiko cyangwa ubwiherero bw'icyo gihe, banyita Setora. Umunsi nagezeyo rero ndaza kubigaruka urukumbaza minisitiri yageze gute ijambo yambwiye. Icyo gihe bakwise Setora hari mu matora. Yes, minisita w'ubutegetsi bw'igihugu yahageze. Njye namaze kunywa icyayi nsa nk'utashe, maze kuganiriza n'abandi baturage nk'umunyamakuru, kuko narangije inshingano zo gutora ninjira mu kazi kanjye. Inshingano z'umunyamakuru ndi kuganiriza abaturage, bambwira uko babyakiriye, bari kunywa icyayi n'iki. Noneho mbona nyakubahwa minisitiri arinjiye. Birumvikana ntabwo nyakubahwa minisitiri yagera mu karere, mu murenge, mu kagari atari kumwe n'abayobozi. Yaragaragiwe na guverineri w'intara y'Amajyaruguru, umugabo wa Gahunde Maurice, ndetse na meya Claudie Nsengimana, hari na honorable député Murekatete Thérèse, ariko we kugeza ubu ntabwo ari ku rutonde rw'abazagarukamo kuko yarangije manda ze, ariko already azapfa ari honorable. Nawe yari ari kumwe nabo. Rero nyakubahwa minisitiri agenda ajya gutora, nkuko bari kubona ku ka video, turamwomeka rwose, baraza kubireba bari bikurikira batagira ngo ndabeshya. Yatoreye kuri site ya Gashangiro ya kabiri, mu cyumba watoreye, umudugudu wa aho natoreye nyine, umudugudu wanjye, umudugudu wa Nyiraruhengeri, akagari ka Rwebeya, umurenge wa Cyuve, mu karere ka Musanze. Nyakubahwa minisitiri watoreye none natoreye. Urangije nasohotse arinjira, nivamo njyemo. None se urangije cyane Setora baye Setora. Nyakubahwa minisitiri ko nagutanze ngo njye naturutse i Kigali, wowe dore utuye mu ntanzi z'urugo. Reka nonge kubasubiza kandi mbifurize amahoro y'Imana muri hirya no hino mu gihugu. Ngize gutya nyuma y'amatora, nkuko mwagiye mubona mu video ducicikana, harimo abantu bari kunywa icyayi, bari kurya n'irindazi, hakaba harimo n'abandi bantu bagize umugisha wo gutorera ahandi hantu hatorera abayobozi bakuru. Bamwe barimo abayobozi bakuru b'igihugu cyacu, abaminista, abadepite, abasenateri, n'abatoreye aho nyakubahwa Perezida wa Repubulika yatoreye. Ariko uyu munsi ndi hamwe n'umunyamakuru, akaba n'umwe mu bakinnyi ba filime mutaherutse kubona kuri Iris Rwanda, Ndanda cyangwa Setora. Muri aho muraho neza? Makuru y'imezi. Amakuru ni meza. Meze ute? Turaho. Ni kaze, ni karibu kuri. Ariko urambabaje ndaho ndakomeye, ariko uvuze nabi urambabaje. Muze nk'iki? Ngo umuntu bari batamenye, ngo bari bamenyereye kuri Iris Rwanda muri filime Ikiraro cy'urukundo, ariko filime yacu yagiye. Kandi ufite ikibazo wowe. Kuyibazwa ariko iri hafi. Wowe ufite ikibazo. Abantu, abasaza, abakecuru, abakobwa, inkumi, utamukwa gutera amabuye muri goye ko ntabwo nyije mu isoko. Ngeramo mbati Ndanda bimeze bite, Ndanda bimeze gute, nka mwara nyigendera izagaruka kiruka. Oya, ntabwo bishoboka, bidatinze, cyarapfuye, cyarakunaniye, kutabyizera. Sete umuntu agihume kwa bazima akora comeback. Hari umukobwa babwiye ngo ararongorwa, yitegura ubukwe, ajya gukoresha imisatsi, niba kera ariko bakoreshaga urujyo, bakarutwika bagacira umusatsi bakanyereza nyine, ngo ararongorwa, ubukwe bugapfa ntarongorwe. Arongera undi myaka nk'itanu, none baza kumusaba ngo ejo uzarongorwa. Birakomeza gutyo. Umusore abo wa gatanu, wa mukobwa ageze ahavugisha ukuri, avuga atoreka amabwire rero mwa bantu mwe kujya murambeshya, ubukwe bupfuye gatanu. Ati uwo wa gatandatu muri kumbwira nzayibara igezemo. Ubwo niba ari imodoka, niba ari indege, niba ari imodoka, niba ari indege ntubimbaze. Ati ibyo muri kumbwira mu birekera aho ngaho nzayibara igezemo. None kuva ngo Iris Rwanda ngo izagarukiro cy'urukundo.
nanjye nzayibara nyibonye. Uzayibara uyibonye. Sawa. Yes, katwigarukire mu bihe byiza by'amatora n'ubukwe. Tumaze iminsi abantu bari kwitegura ubukwe, uyu munsi bwabaye rero. Nawe wabutashye? Ntabwo ari ubukwe ariko. Njye ntabwo mbwita ubukwe. Ntabwo ari ubukwe rwose. Ni igikorwa cy'amatora. Ko tubyise ubukwe buzamwe abavumba, ukazamwe abasinzi, kazamo abafite uburwayi bwo mu mutwe, cyangwa se abo twita abasazi bakabuzamba gusa. Ariko twebwe ibyo twakoze amatora. Ntabwo twakoze ni igikorwa cy'amatora. Ntabwo twatashye ubukwe rwose. Njye nakoresheje ikaramu. Ushobora kujyana afite ikaramu. Jewe ikwerekeye bafite ikaramu jewe buri gihe ngiye ndi kuyireba. Ushobora kujyana afite ikaramu. Navivuye gusinya ntabwo byari byemewe. Uravivura cyakoze. Hari imbere tukiri primaire ikintu bavanga ngo ikaramu. Ariko ikimenyetso ndagifite. Naye ndagifite. Dore ngiki. Uri umusirimu. Bavanga ikaramu yanjye ni bic automatique. Automatique sha. Komeza. Yimijwe n'ikaramu ntirambura. Oye iyo ni nta muhanga ni abantu babivuga kuri radio. None washaka ayo marakoranye buriya. Nta muhanga se? Oya yakoze kuri radio ntarahagera. Icyo gihe watangiye kuri radio ukorera hehe? Radio ya Musanze. RC Musanze. Ngo 2009. Kugera 2019 ubwo ni imyaka 10. Imyaka 10. Ikaramu yanjye ni bic. Nta muhanga we utarya impungure nk'abatini. Ubwo ni ikivugo cya nta muhanga se? Oya nta muhanga yaravuze ngo iyimijwe ni rwose iyimijwe n'ikaramu ntigiramburura. Nanjye ibyo byo ndabizi. Ikaramu uwize icyo bisobanuye iyimijwe n'ikaramu ntiramburura. Reka tumanze ku ijambo kuramburura. Kuramburura ni inka ihaka amezi yego igahaka inka ibyara amezi 9 nk'umuntu ni ingagi umuntu ni inka amezi 9. Noneho kuramburura ni gihe ni nko gukuramo inda ku muntu. Yego ku muntu ni nko gukuramo inda. Yabyaye kabyara ikintu cyapfu icyana cyangwa cyapfuye. Nyana yapfuye. Niko kuramburura nyine. Nyana yapfuye. Bavuga ngo icyayo cyapfuye. No kuram ntabwo bavuga gupfa bavuga yaramburuye. Bakakita ikirambu. Kirambu. Ari n'abahanga bakunda inyama akaboga rero nacyo barakirya. Nanjye ndumva mu mabyiruka yanjye narigeze kukiryaho cyangwa ikirambu kiraribwa rwose ariko umuntu woroye inka nkanjye w'imfura ntabwo narya ikirambu. Ntabwo bishoboka ariko nkamwe ewe murabizi rege twanyweye no kumuhondo ntiwigeze worora wowe ona ikirambu wakirya nta muntu urya ikirambu cyangwa kurya ruharo igikoba cyararibwaga ariko nanubu hari abakirya ariko burya iyo inka wayinyoye amata ntabwo yirya n'inyama. Oya waranyoye amata inyama ururwa ukarurya ngo urukurya ngo igikoba ukagenda ukarya ikirambu cyayo. Seto izo za kirazira za mbere bakaba ngo wanyweye amata birabuje kurya inkeri. Ujye jya ubura umworozi ntabwo ubura umutunzi. Burya ari ijambo amagambo abiri hari umutunzi n'umworozi. Natwe twakuze mu rwawe twiyamanywa niba wanyweye amata nturye inkeri. None umusike ufata amata ukarisha isambusha irimo inyama z'inka. Gusa ubukozi biki gufata inyama z'inka mu isambusha ukarisha amata ugasomeza amata. Twigendeye ku muvugo w'amatora. Urumwe mu bantu bagaragaye kuri site y'itora mu gitondo nyuma yo gutora tubarire wabyutse sanga ujya mu matora. Njye navuye mu buriri saa 11. Nditegura ndakaraba mbwira umufasha wanjye arabyuka turitegura. Mfite abana bari mu rugo n'umwe abandi babiri bari ku mashuri. Nariko nabona abahamagaye ndavuga nimbuke ko mufite inshingano zo gutora. Yego nubu wahoze uri kubivuga. Nubu navuganye nawe mu kanya namusuze Gisele. Ntabwo njya mbesha nikomeze. Ubwo uko twari batatu twabyutse Kadogo agahungu gatoya ka Bucura kitwa Jereo Igabe Mpano Jereo ku credit. Agahungu kanye niko kitwa ka Bucura Igabe Mpano Jereo ku credit. Utaze no kuri bisubiremo. Igabe Mpano Jereo ku credit. Iki? Ku credit. Bivuze ngo nzuwo nemeye. Nawe nabwo neza shaka ko uri kuririmba ku muhanda buri gihe abantu bari giye kwamamaza
ngo nzatora Kagame sinzi ukuntu abaturirimba kutagiye gutora mwa ngo pango nanjye ndatora ze ni ngwino tugende yashatse gutora baramwangira ntawe yuje imyaka afite imyaka 5 akubwo wari umutwe kugira ngo arebe bya bindi yaririmbaga abifilinge ya ndirimbo azakomeza yikunde ikibazo kizavuka nuko igihe cyo gutora kizagera Kagame atakiri umuyobo atakiri president atari kwiyamamaza none wakwiyamamaza wowe kagugu handirimbe Kagame bavuze nuriya kandi ariho ariko aramuzi isura abana benshi bamaze kwibonamo Kagame iyo mubonye uraninda ni Kagame n'abana benshi indirimbo niyo bari kuririmba muri ni wanyira ngo niyo bari kuririmba oya n'umwana mu rugo mutoya ngo kera nkuko barimbaga Habyarimana kutinya kubivuga byabayeho twere kujya tubigira ibanga byabayeho kandi koko abari byo nta mutwari ubura abayoboke abamuyoboka kandi buriya buri mwana wese akundira umubyeyi cyamumariye impamvu abana bamuririmba hari impamvu niba ise ndi kumuririmba nyina akamuririmba abaturanyi bakamuririmba kuki uriya mwana we ataramuririmba yaba ari ikibazo bitandukanye na babandi bicara baroga abana babo bakabashyiramo ibintu ari amagambo bajya bavuga ngo ibigarasha kandi nemera ko biriho birahari kuko umuntu wese ukurikirana amateka y'u Rwanda n'abari hanze yarwo birahari yego noneho umwana wawe niba muri kumwe mu rugo mubwira icyo muri cyo yego icyo muri cyo nukuvuga iki uri umunyarwanda none umwana akuvuga ati jenoside yakorewe abatutsi nibikipa ko twabyize ku ishuri bwira umwana uti mu Rwanda habagaho ubwoko bw'abahutu n'ubw'abatutsi n'ubw'abatwa ariko igihe cya jenoside yakorewe abatutsi abahutu bica abatutsi abatwa bo nubimbaze kuko nta hantu njya mbabona keretse umwe nabonye wo mu Kinigi yanaransekeje cyane muri Gacaca namwe muraza guseka nimbivuga baramufunze imvugo yabo ntabwo inshobokera kuyivuga ariko ndaza kugerageza avuga ati njyewe burugumestre yaranshutse burugumestre yaranshutse ngo ningene nisha abatutsi narabishe barindwe narabishe none niba mushaka kugira ngo bihingane mundekure reka nice n'abahutu barindwi birangire nigire mu rugo ati njyewe burugumestre wa Kinigi yaranshutse ngo nice abatutsi barindwi narabisha abatutsi barindwi none kugira ngo bibe byiza mureke nice n'abandi bahutu barindwi birangire bingane bihingane ibyo nabyumvaga ngira ngo babeshyira oya ni mu Kinigi yitwa bavugaga ngo bagiye kwisha ari story bagiye kurigeza kera ngo nyawe ni mu Kenya mwumve nanjye napfuye mfite amenyo twikomereze ku matora yego saa 10 nakari gaciyemo kwara kugira ngo n'abantu banaseke banakurikire Iris Rwanda TV hanyuma bumve ko tutavuga kimwe tuba dufite amateka menshi byabayeho ni mu Kinigi ntabwo ari igiparo n'uwo muntu arahari bari umudugudu ari mu bantu yafunzwe imyaka 15 baramureko yarangije igihano cye ibereye mu rugo ariko yari yasabye ko inteko y'ingiko Gacaca inyangamubuza Gacaca nishe abatutsi barindwi mu mabandi barindwi bahutu mbice bihingana twagiye urabyutse ugeze ku matora winjiye mu cyumba cy'itora byari biteguye gute rero ishusho y'umunsi nkuko abantu bari kurana ka video nzamo karatego kandi karakavirigire ariko tukimura kuzinduka twahageze dusanga abakora bushake barahari isite iteguye neza noneho baravuga ati igihe cyo gutora ntago kiragera murategereza byagusabye iminota ingahe utegereza saa 11 kugera saa 1 ubusumva atari amasaha 2 twicaye turaganira twari turi benshi turazenguruka twumva radio tugira dute saa 1 zigeze batushira ku murongo turi cyo gutora kujya gutora rero byasaba iki niki ubundi umunyarwanda wese afite uburenganzira bwo gutora iyo atabibujijwe n'itegeko utarakatiwe iyo ibyo itegeko rikubuza utabyemerewe ufite imiziro hari uwakatiwe burundu hari uwakoze jenoside yakorewe abatutsi hari uwasambanije abana
n'uwakatiwe wese n'abandi bakoze ubwicanyi ntabwo ari uwakatiwe wese ushobora kuba warakatiwe ariko warahawe ihanagura busembwa ubu tuvugana na Ingabire Victoire yatoye kandi nawe yavuye muri gereza bari baramukatiye kukwereka ko ukatirwa ntibivuga kudatora urakatirwa igihe cyagerwa kurwaho ubusembwa ugahabwa ihanagura busembwa bivuze ngo Ingabire kuba yemerewe gutora buriya ihanagura busembwa automatique ibyo byo ntabwo mbizi sinambitindaho ndashaka gutinda ku matora ya mu gitondo wageze mu cyuma nagezeyo n'indangamuntu bakwaka indangamuntu ukajya ahandi bakatangira urugendo rwawe wakubanyakiranga muntu nge nageze d'abord njya ku murongo twabanje gutegereza ingoma zahagere njya ku murongo ese ku murongo ngezweho ntabwo ninjije ngo nshe ku muntu kubera ikimenyane cyangwa akazi ukora kitangamakuru cyaza kubera akazi nkora nk'umunyamakuru nakurikije indangagaciro z'umunyarwanda yego abantanze bagiye ku murongo ndabakurikira ngezweho rero ndinjira banyaka indangamuntu ndayitanga maze gutanga indangamuntu ndinjira ndakomeza undi amvivura kuri siti aransoma aransoma asanga nanditseho na nimero zanjye z'indangamuntu arabibona hanyuma njya hirya bahita baguha igipapuro sinzi utuntu yakoraga kwandika nyine ari kubara uwinjiye yacaga uturongo kwa kundi babarura amajwi agaca akarongo akagira gutya 4 5 bikaba biruzuye noneho nkomeza hirya ngeze hirya bampa igipapuro cy'itora kiriho abakandida perezida 3 hariho Paul Kagame umukandida w'umuryango FPR Inkotanyi akabaho Frank Habineza umukandida wa Green Party akabaho na Mpayimana Philippe umukandida wigenga banyereka ahantu ugomba kujya icyo kera twitaga ngo ni mu bwiherero ubu ni ubwihugiko ubwiherero naho umuntu ajya kwiherera nyine ngo akemure ibibazo bya surwumwe ngezeho rero natoye ntumbazo natoye tora nibanga papuro cyane uko bari bakizinze ndongera ndakizinga gishyira aho kigomba kujya mu gasanduku gafite umufuniko w'umukara ntawaguherekeje nko kuba bakunda kubivaho nta demokarasi oya nagiye nyine ngaruka nyine nshyiramo hariya ndagaruka noneho ngarutse maze gushyiramo baravuga ngo komereza kuri uriya nkomeza iruhande undi yampa ikindi gipapu kimeze nka kaki mbona kimeze nka kaki mbona hariho amashaka yose ya politiki yemewe mu Rwanda amashaka 4 n'umukandida umwe wigenga depite n'amashaka ne buri harya FPR Green Party PSD n'umukandida wigenga FPR iza kwisi nayivuze ari FPR PR Green Party PSD n'uwo mukandida wigenga PSD mbera kurisa na PSD mbera ako ntabwo wabisomye ufite ikibazo nayimfitongeye gutara PPSS nayimfitongeye gutara ibindi bibimbaza donc na mashaka yemewe ya politike mu Rwanda ni 10 n'umuryango akaba ari n'imitwe ya politike 11 do amashaka ni 10 n'umutwe wa politike umwe bita umuryango wa FPR ubwo rero nagiye nanjye nayimfite ikaramu nk'umusirimu ndavivura tumbaze ngo navivuye nibanga naryo bazi iki n'ikibazo twakomeje uvuye nasohotse bashize hano baragusiga ikimenyetso cyo babansi amahena nibara amahera nibara ihina kaba bakobwa bacu ubwo nanjye namba mfite amahena wateye ihina ndataha watashye ntatashye da oya hari ikindi gikorwa cyabere kuri rasi ntatashye rwose wasohotse ubundi amabwiriza avuga ko umaze gutora wese ava kuri site akagenda ariko nyende umunyamakuru mbere y'uko umunyamakuru hari ikindi gikorwa cyabereye hariya ngo kwa abaturage ba nicyo mbese reka mbivuge bavuga ngo umaze gutora nanyura ukagera ahantu bari kutunyuza kandi umuryango ari uriya ni hehe wanyura ugasanga abantu bose baricaye neza bari kubaha icyayi n'irindazi ntarifashe icyayi ariko cyanwitse nibwo bwa mbere nayo icyayi mu gitondo waheruka ku icyayi gihari keretse iyo nagiye muri hoteli twagiye ngo mu nkuru turi kumwe n'abantu bakaduha icyayi saa 4 pause cafe ariko icyayi ntago bikunda iwanjye
abana barakinywa n'umugore ariko njye ntabwo nyinywa cyangwa igikoma reka kuba wagiye gutora noneho perezida wa repubulika uyu munsi ukanywa icyayi byagutumwe cyari ubyiteze njye nabahakanira mu mbabare ntabwo ndanywa icyayi rwose bati urakinywa so umaze gutora natoye uranywa icyayi ntacyo ndi bunywa urakinywa munsukiramo gake gashoboka ansukiramo gakeya nanjye ndangiza umuhango ariko irindazi ryo ryari ryosha mwana niba ari imbada niba ari iki ndasomeza ntari maze da n'umufasha wanje twari kumwe nkurikiye wasakaye ku mbuga nkoranyambaga mu gitondo yaba kuri RBN ni na Ketrade nakubonyeho n'ahandi hantu hatandukanye ufashe irindazi muri ku murongo n'abantu mutandukanye n'agakombe k'icyayi kayi mu mudugudu wawe ibyo namaze kuvuga nyine ntabwo nagiye gutora ngo nywe icyayi cyangwa n'irindazi umutima nama wanjye nk'umunyarwanda umwene gihugu mu muco w'abanyarwanda cyangwa se mu muco mboneragihugu ni uburenganzira bwanjye ndumujije gutora ahubwo twahangana umbuza nkandi niho mwarwana mfite uburenganzira yego niyo mpamvu nazindutse rero kugira ngo nkore ibyanjye nimbirangize ega n'inshingano nko mu mudugudu wawe kari agasha kateguwe n'abandi rero hari abantu benshi bakomeje kwibaza n'abaturage none se iyo umuntu afite ubukwe muturanye ni mu mutwerera yego hanyuma mwamutwerera ibyo mwatwereza nimwe mu binywa nimwe mu birya mukanabyina mukishima niyo mpamvu none ubwo natangiye mbivuga ngo ntabwo twagiye gutora twagiye mu bukwe ubukwe nubwo twakoze nyuma turi kurya iryo rindazi turi kubona icyo cyane umaze gutora muri kwishimira ibigezweho nibwo bukwe nibyo tuzakoresha ubundi mu minsi izaza nibwo bukwe ariko igikorwa nyirizina ntabwo ari ubukwe igikorwa nyirizina ni amatora ntabwo ari ubukwe buzamwe abasazi bukazamwe abasinzi bukaza bakarwana bagatema ubukwe bwacu ni ubukwe nyine buranga abanyarwanda kwa kundi tujya mu bukwe twashananije twagize gute n'amatora rero hari abantu babona abantu bashananije bakavuga ngo bagiye mu bukoya baba bagiye gutora setora Janvier nk'inararibonye aya ni amatora yakangaho ukoze kuva ubonye izuba ngo nabyibuka yavuga ngo nanatuye ku bwa runaka natangajwe nuko nageze na nyakuba ministre ubutegetsi bw'igihugu uraza kukigarukaho kamaze ngivuga uraza kukimbaza igihe umaze gutora we numvuye ngo natuye ku bwa Kambanda ntora ku bwa kuba nitwa setora icyo ni kimwe navutse igihe cy'amatora muri 73 baburugumestre baratorwaga wavutse ku munsi w'amatora nkuko batora ba meya n'amatora abadepite subiramo witwa setora Janvier navutse ku munsi w'amatora navukiye mu bwiherero niko kera babwitaga ntabwo ari ubwihugiko ubu ni ubwihugiko ariko mbere bwari ubwiherero navukiye mu bwiherero rero ariko ubwiherero mvuze ntabwo ari ubwiherero ubutuzi ni ubwihugiko bw'uyu munsi nibwo navukiyemo mama yambyariyemo aho ngaho kuko hari n'abagenda babyara hirya no hino mu gihugu bari kwamamaza perezida Kagame cyangwa se bari gutora twarabibonye hirya no hino mu gihugu umubyaka mwita Kagame umubyaka mwita muka Kagame ibintu nk'ibyo ngibyo nanjye icyo gihe narabyawe mu bwihugiko cyangwa ubwiherero bw'icyo gihe banyita setora munsi nagezeyo rero ndaza kubigaruka urukumbaza ministre yageze gute ijambo yambwiye cyo gihe bakwise setora hari mu matora wenda umaze gutora kuri manda zingahe yane ni yane ngiye ku giti cyanye ntora maze gutora abadepite inshuro nyinshi niba mfite imyaka 50 54 wenda nyuma y'imyaka 5 ukaba dutora abadepite no kubwa Habyarimana waratoye kubwa kenshi cyane sora namutoye Rucagu Boniface mani mumera umugisha n'umuntu w'umubyeyi Rucagu Boniface mu badepite namutoye inshuro zigeze nko muri 3 uko yari yamande 3 z'abadepite Rucagu basanga uramutoye icyo gihe ukiyoboye nka station ya polisi oya icyo gihe nari umunyeshuri Rucagu yamazaga n'umunyeshuri ntago ari waganshikano zo kweba niga muri secondaire Rucagu ngiye nabagiye mu kazi ka leta Rucagu ari prefet wa Ruhengeri mbere yaho rero mbere y'intambara nibwo Rucagu yari umudepite namutoyeho rero ubwo ni gatatu natoye kuri abadepite barimo Rucagu na Nzirorera natoye kuri Habyarimana ariko cyagine twatoraga babaga bazanye amabara abiri cyatsi kibisi n'ikijuju
ariko muri siroga abanyarwanda bari bafite twarimo ngo tuzatora ngo ikijuju ngo tuzatora icyatsi kibisi ikijuju tugihambe cyo kabura amahoro mu Rwanda iyo yari indirimbo ubwo ikijuju cyari cyabande kijuju nyine n'umukandida kijuju cyari umukandida Habyarimana ari icyatsi kibisi nuvuga ngo urupapuro agomba gutoraho gutera igikumwe ni ku cyatsi kibisi na ikijuju warinjiraga ntabwo ari wenda byo gutera igikumwe n'iki bakaguha amakarita abiri icyatsi kibisi akaba cyo ushira mu gasanduku ikijuju ukagica yego cyangwa se ugaca icyatsi kibisi ugashiramo ikijuju bakabara yamajwe asigayemo nuko bakaba tusazemo ibijuju bingana gutya icyatsi kibisi ni 100% harimo ibijuju nta kijuju kirimo mu murengo twasazamo ibijuju 200 urumva byumvikanye twikomereze bamwita Setora Janvier uyu munsi wa none ugiye gutora uhuriyo na minister Kambaze Nsoze wambajije abona toye gukijuju naragitoye n'icyatsi kibisi sinkubwicyo natoye icyo gihe yego ariko yari amabara abiri ubwo ni hejuru ya 74 kuzamuka ugashiramo icyatsi kibisi cyangwa ikijuju swati ikijuju ukagica ukagihamba cyangwa ugahamba icyatsi kibisi bitewe nuko byumva noneho rero natoye na nyuma yaho leta y'ubumwe igiyeho maze gutora inshuro nyinshi ngereranije maze gutora inshuro ziri hejuru ya 30 kuva muri 94 watoye kuri Kayibanda oya Kayibanda ntabwo natoye nari umwana cyane wari ukiri umwana ahubwo watoye kuri Habyarimana mutoyeho nyuma Habyarimana sinari undi mu president wabayeho oya Bizimungu ntabwo iriya manda ntabwo yatowe yari transition yari inzibacyuho kwa president Paul Kagame ugiye wamutoye nawe uri umuyobozi uyoboye naratoye rwose ndi n'umupolisi 2003 nabaga Rusizi natoreye kuri site ya Gisakura okay twikomereze uyu munsi wa none umaze kubona ku matora menshi atandukanye amatora ya 2003 n'amatora ya 2024 ni topic tuzagarukaho tuyikora ubusesenguzi uburyo wenda demokrasi yari icyo gihe n'uyu munsi tuzabigereranyamo uko byari bimeze birarenze uzafata topic birarenze reka ngubwire pe reka ngubwire kuko 2003 ari amashaka ya politiki yarimo agenda agaragara za PSD PRI PPC wenda tuvuze abayayobora nibwo wabyumva baravuga ngo ishaka ngo rya Fazili ubwo ni PDI ngo ishaka ngo rya Christine ubwo ni PL ngo ishaka ngo rya Biruta Vincent ngo ryageze i Musanze ngo ishaka ngo rya Mukabaramba Rivera ngo ryaje ngo banyamuryango ba FPR ngo ari amabendera ku kimuta yahanura nta na rimwe tamanutse hano barayamanuye yose banarayatwika pe ntabyo nzi hano Yaounde byarakozwe Nyamagumba byarakozwe n'abakurikiye Irisa TV Iris Rwanda TV babyumva barabizi ariko agashya kabonetsemo hano no mpamvuga ko mu Rwanda tumaze kugera muri demokarasi yuzuye pe bira abaturage ntabwo bari bakamenye icyo demokarasi cyari cyo n'uburenganzira bw'umuntu araza akamwakira cyane rwose oya reka ngubwire uko babigenje baravuze bati nyabuneka na His Excellency yarabivuze Kagame yavuze ati abakandida bagenzi banjye bari guhatanira umwanya wa president mujye mubafata nk'abakandida ba president kuko nabo n'abanyarwanda bakeneye gutanga ibitekerezo mu gihugu yego contribution yabo irakeneye mu gihugu cyane twagiye none reka muri topic nyemera icyo kigano tuzakikore byihariye tukivugeho twigarukire mu gitondo urabyutse ugiye kuri site ni ya Cyuve Gashangiro Cyuve nakagari umudugudu wa Nyiraruhengeri akagari ka Rwebeya mu murenge wa Cyuve akarere ka Musanze ntara y'amajyaruguru uratoye maze cy'amashuri cyagashangiro kabiri ugiye kusanga nyuma yawe mu gihe utangiye akazi ubona minister w'ubutegetsi bw'igihugu unsubije hahandi maze kunywa cyayi cyanjye cyanantwitse noneho ndirindazi maze kurishira imbere y'ishati mbona nene kuba minister arahageze na honorable député Teresa Murekatete yewe na guverineri w'Amajyaruguru yahageze mugabo gahundi urumva nyakubahwa ministre w'ubutegetsi bw'igihugu ntabwo ari kuza mu karere mu murenge abandi yes
Minister w'ubutegetsi bw'igihugu yahageze nge namaze kunywa icyayi nsa nk'utashe maze kuganiriza n'abandi baturage nk'umunyamakuru ko narangije inshingano zo gutora ninjira mu kazi kanjye inshingano z'umunyamakuru ndi kuganiriza abaturage bambwira uko babyakiriye bari kunywa icyayi n'iki noneho mbona nyakubahwa minisitiri arinjiye birumvikana ntabwo nyakubahwa minisitiri yagera mu karere mu murenge mu kagari atari kumwe n'abayobozi yaragaragiwe na guverineri w'intara y'Amajyaruguru umugabo wa Gahunde Maurice ndetse na meya Claudie Nsengimana hari na honorable député Murekatete Thérèse ariko we kugeza ubu ntabwo ari ku rutonde rw'abazagarukamo kuko yarangije manda ze ariko already azapfa ari honorable nawe yari ari kumwe nabo rero nyakubahwa minisitiri agenda ajya gutora nkuko bari kubona ku ka video turamwomeka rwose baraza kubireba bari bikurikira batagira ngo ndabeshya yatoreye kuri site ya Gashangiro ya kabiri mu cyumba watoreye umudugudu wa aho natoreye nyine umudugudu wanjye umudugudu wa Nyiraruhengeri akagari ka Rwebeya umurenge wa Cyuve mu karere ka Musanze nyakubahwa minisitiri watoreye none natoreye urangije umenye nasohotse arinjira nivamo ngemo none se urangije umenye cyane nyakubahwa minisitiri ko nagutanze ngo njye naturutse i Kigali wowe dore utuye mu ntanzi z'urugo kandi koko ntuye mu ntanzi z'urugo ko site y'iwanjye kuva iwanjye kugera na wifi yo kuri icyo kigo niyo nkoresha ndi iwanjye mu nzu urumva ni metero 100 tugana ku musozo igitekerezo cy'umudugudu wawe oya tumaze kuba ahubwo twabajije minisitiri nakuba minisitiri kubera iki mwaje gutorera hano yavuze ati nkuko nyakubahwa perezida wa Repubulika yavuze ngo akunda abanyamusanze nanjye ndabakunda nabaye meya Musanze mba na guverineri natuye muri uyu mudugudu akagari natoreyemo niko nari ntuyemo nanjye rero nanze kwiyimura kuri liste y'itora nari mfite uburenganzira bwo kwiyimura ngatoreraho ntuye i Kigali ariko nanze kwiyimura nzatorera hano ndebe kimwe nuko na his excellent honorable député Murekatete yaje nawe nuko baruye hano muri Nyiraruhengeri kuba twaje rero nta gitangaza kirimo atahubwo ndabashimira ko mwaje muri benshi n'agashya mwateguye suko mutamusabye kuzaza kubyina icyayi nakibonye bavuze ni ngende nshare yanywa icyayi nka minister ndimumbaze niba nanyuze nariko wanyuze ko aminde ko bavuga ngo abantu bose banyure okay nanjye nakinyoyeho nakinyoyeho ariko nakantu keza mwateguye kugira ngo abantu baje mu mbeho karekare bashyushye mbere wasangaga umuntu abanje kunyura mu kabari ariko wasangaga abakecuru n'abasaza nkamwe nta kumanza kunyura kunoza amafoto uri bubone hariya ni abakecuru n'abasaza twe twazindutse ubu abasore nkamwe nibwo bari kujya nk'ubu tuvuga ntabwo uratora watoye wowe cameraman ndi kubona abasore turi kumwe nabo batoye namwe muri intore ni ukuvuga ngo abakecuru n'abasaza ntabwo tujya twumva imbeho muri twibature misa ya 11 mba nayigezemo kujya gutora kubyuka gutora saa moya saa 11 saa 12 inzogera ivuga ndi ku kiriziya saa moya nari kubona atinze gute koko tugana ku musozo hari itangazo ryasohotse ryo muri komisiyo y'igihugu cy'amatora yemerera buri wese gutora bamaze kugenzura bagasanga hari abaturage bamwe na bamwe batigeze bibaruza cyangwa se ngo bariverifie ko ari kuri liste ko batari muri ya systeme ya programme ya ikoranabuhanga ntabwo ryageze kuri bose ariko umuturage yavuga ati none se ko nimutse mvuye bikogwe nk'abantu Musanze ngenda tora gute byarabambaje nka babiri ari n'umushoferi wambajije navuze ni ibintu byoroshye ari tangazo ryasohotse nka 3:30 n'igice gutyo rivuga ko abantu bose riturutse muri NEC ko buri wese umunyarwanda wese ufite indangamuntu udafite imiziro uri kuri liste y'itora niyo yabatariho bagomba kumushira ku mugereka atariho n'abafite imiziro s'ubwo bari bemerewe ashaka kuba batari kwibona ahantu na hamwe ariko nta muzira afite yemerewe gutora nabyo byabaye rero abakecuru nagiye hari abibuze kuri liste bagendaga bakabivuga rero bakayegerera ushinzwe site y'itora nako byagenze bari kumbaza nk'umunyamakuru bati wadufashije twebwe tutari kuri liste y'itora biragenda gute ndabajyana warushinzwe site abaha service nziza baratambuka baratora abakecuru n'abasaza pe ibi by'ikoranabuhanga ntabyo bazi birabyo kwiyimura
kureba ko bari kuri liste, abenshi n'amatelefone banafite, ariko iyo serivisi bayihawe. Hari n'umushoferi wari uturutse i Butare yagiye mu Kinigi gupakira, avuga ati ariko ndagera i Butare ndatora gute kandi bishobora kunyira bikagira sagenda naratora. Ngwino bagufasha. Aragenda parika imodoka y'ahantu, ni papa Ella, ndamujyana baramwakira, yerekana indangamuntu, aratora akomeza gahunda ze, nta kibazo cyavutse. Ukurikije uko watoye waba witeguye kubyina intsinzi tugana ku musozo? Oya, icyo gihe wagiye kumenesha ibanga. Oya, ukurikije uko watoye, ntabwo tuzi uko watoye. Ukurikije uko watoye, byagenda kose nzabyina intsinzi, kuko byaga byakunda hari uzatsinda, kandi uzatsinda niwe natoye. Uzisangamo. Uzatsinda niwe natoye. Uko utamamaje wambaye umwenda niko uzajya kubyina intsinzi. None se hari ikindi warenza ku kiganiro? Sinigeze nambara umwenda ngiye kwiyamamaza, ngiye kwamamaza umukandida, nagiye nk'indorerezi, abanyamakuru tuba tumeze nk'indorerezi, tuba turi mu kazi. Ibyo birango ntabwo tubyambara, no kujya gutora ntabyo twambara, no mu nsinzi ntabyo nzambara, ariko natoye tuzamubyindira insinzi. Ari hano ku mutima. Tubona ku musozo tukwakire kuri Iris Rwanda nk'umwe mu basesenguzi bagiye kujya batugezaho inkuru za politike, by'umwihariko izo mu rukiko, kandi bitwemerere usanzwe uri umwe mu mfura zatangiranye na Iris Rwanda TV. 2022 dufite by'abasubscribe, twagira watch time 20 miliyoni zirenga 5, tuzikesha wowe nanjye n'abandi bantu twafatanyije. Zaba followers z'abamaze kutureba, views miliyoni zirenze 5,000 n'abasabi 20 birenze. Wow. Uru rubuga turarwaye kugira ngo ruzamure buri kwezi ruje rwinjiza amafaranga. Turi kumwe keretse nimubura, ngenda hari. Nanjye ndahari. Turagushimiye Seto. Nanjye bashimire n'abakurikiye Iris Rwanda, nongere mbashimire cyane. Turi kumwe. Filime yavuze ngo iragarutse. Ariko rero abanyeshuri bari gukora ikizame cya leta bava ku ishuri, hazacamo ibyumweru 2 dutangiye tubahereza. Nakawa mukobwa nakubwiye rero. Nzabibara igezemo bibaye kwa kundi. Ibyo no bivuze. Nzabibara bibaye kwa kundi.